gira angre cyangwa se impande enye bakoreramo bitewe n'igihe wavukiye cyangwa se n'icyo baguhaye gukoreramo enye bagira igice cy'umuriro cyangwa se bagira imbaraga z'umuriro bakagira imbaraga z'umwuka bakagira imbaraga z'amazi bakagira n'izindi mbaraga ni imbaraga enye imbaraga amazi umwuka umuriro ndumva inina nyibuka hafi ndahitanye kubwira ariko izo uko ari enye bazikoreramo izo harimo umwe ushobora kubona yarahawe imbaraga z'umwuka ku buryo ahuha muri microphone ngo umuntu wa mbere umwegereye akagwa hasi kugenda ukagira kuwa nyuma cyangwa agafata nka telefone akayihuha akayikunagaho nageraga ahantu imana nyine ikaba ariyo impa inyigisho nigisha bigatuma rero nigisha ku bintu bibarimo cyangwa bihura n'ubuzima bwabo cyane ku buryo bamera nk'aho batungurwa n'ibyo ndi kuvuga ya rero ni byinshi n'ubwo buzima nakuriyemo nza guhuriramo n'abantu nk'abo ngabo muri Tanzania narahigishije muri Uganda mu Congo sepake cyane narayigishijemo mu Kenya na Central Afrique naho nagezeyo donc ibihugu byinshi harimo nagize no muri South Africa donc nagenze nyine natangiye gukora ingendo nyinshi ngiye kurondora ngo nagenze aha ariko noneho ahantu nagize ingendo nyinshi ni igihe nari maze kumenyana n'abo bantu bo muri kabare barakwinjiriye baravuga bati reka tuprofite uyu mwana afite ibintu bikomeye cyane tubibyaza umusaruro barabahanga n'ubusanzwe n'abahanga baba baratoranijwe nabo iyo uvuze abakabari ntabwo abantu bumva ibyari byo ubwo iyo mpishe mba nanga kuvuga ya mazina yabo oya nta mpamvu yo kwihisha ko ari amazina bagomba kumenya nabo bita n'abafrimasonari n'abafrimasonari so abamarayika bigabanyije mu matsinda 9 bakorera mu isanzure bakora baterero baba baramubwiye ngo hari keyword nakunze iki kintu kivuga hari icyo bita keyword agomba kuba afite ijambo ry'urufunguzo hari igihe usanga ari ryarindi ngo shikarabababa robo ya kakakaka nyine ni ya magambo aba ari keyword aba akubiye hamwe inyuguti zitangira abamarayika cyangwa abamarayika b'umucyo ari buhamagara uwo munsi ari gukoresha cyangwa we yahawe gukoresha bitewe n'itariki we yavukiyeho n'igihe abo bantuza abo bamarayika bashinzwe gukoraho izo ntabwo ari indimi z'umwuka wera zavutse kuri Pentecote ya yindi Yesu yerekanyeho wazitandukanya gute ziratandukanye wazimenye umuntu ari kuzivuga wabimenya yego izi ngizi ziranigishwa izo bavuga gutyo nyine baramubwira marayika dayimoni y'uyu munsi twebwe twahawe gukoreraho ikora gutya amazina yitangira keyword yaduhaye ni iki noneho niba yaramuhaye robo ya kakaka ugasanga nyine niryo jambo avuga nta rundi rurimagira niba n'urugero ariko ntabwo usanzwe ubizi indimi bakoresha ni amakeyword nyine ariko yose arangizwa n'ijambo rimwe aratangira rababa roboya noneho agasubiza kuri kakaka akarisubiramo kenshi byose sozwa ngaho ari guhamagara nyine donc aratangira avuga utundi tuntu akarangizwa n'ijambo rimwe ya nyuguti imwe ya nyuma yisubiramo inshuro nyinshi nuko nguko izo ndimi ziba ziteye yisubiramo inshuro nyinshi inyuguti imwe yisubiramo inshuro nyinshi haba hari n'umubare runaka ibigomba kwisubiramo n'inshuro runaka nyine ni ibintu abo rero babitanga barabikora cyane nibo batanga ubwo bushobozi n'abapasiteri mu gihe cyo gusenga buri munsi haba hari abamarayika 8 bo gusengwa
niho umuntu ashobora kwicara akamara isaha amasaha abiri amasaha atatu ari turabasuhuje cyane abadukurikiye kuri Imbasi TV ndetse n'Ibyizerwa TV. Amahoro y'Imana nabane namwe, turanezerewe cyane kuba turi kumwe n'umugabo w'Imana hano, umusore mwiza kandi ufite Imana, tuzi ubuhamya bwinshi afite agiye atubwira atumenyesha. Uyu munsi rero tugize umugisha wo kugira ngo tuhure nawe, sinzi niba ari ubwa mbere umubonye, ndagira ngo atwibwire hano. Uraho neza? Uraho neza. Yesu aguhe umugisha. Amin, amin. Ndabona rwose wambaye neza, urasa neza, kandi twishimiye kuba turi kumwe nawe uyu munsi wa none. Yego. Mbere y'uko rero dukomeza, turagira ngo tubifurize amahoro aho muri hirya no hino ku isi yose. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Ariko uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bikomeye cyane. Ndizera ko turaza kugirirwa umugisha wo gusobanukirwa ibintu byinshi. Rero Dani, wamaze kwivuga ngira ngo amazina? Nari ntarivuga. Yego. Nitwa Tuyishime Daniel, ariko izina bwite ni Dani. Uretse ko nakuze ni abantu benshi banzi ku izina rya Daniel. Ntabwo turi bujye mu buhamya bwawe cyane, ariko ndagira ngo njye personally twaraganiye, numva mbaye interested ku kintu runaka. Wadusangiza gatoya ukuntu Imana yaje kugusanga, idini wari urimo, ibyo byose urabizi aho wari uri, n'ukuntu Yesu mwahuye n'ibyabayeho nyuma. Noneho mbere y'uko tuza gukomeza, kuko uyu munsi turashaka kuganira ku mbaraga z'imyuka ikorera mu matorero. Ndashaka kugira ngo uze kuduhishurira amabanga akomeye ajya aba mu matorero. Ugasanga kuko abantu benshi bakomeza bazi yuko ibintu byose ari ibyera, kandi harajemo isosi, yarajemo inshisho, wa mugani. Urakoze. Reka mpere uburyo namenye Yesu. Ubundi navukiye mu muryango w'Abadiventiste. Ababyeyi, umuryango wanjye hafi ya wose bari Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Rero ngewe naje gukuriramo ku myaka 11, naje kugira ikibazo cy'uburwayi 12, apana 11, ariko nari ngifite 11 ndi kwinjira muri 12. So nza kurwara ndaremba, nza kukuramo no gupfa. Yego. So ndapfa, ariko ibitaro byanzura ko napfuye, birasezera ngiye gushyingurwa. Noneho ngeze gewe ntago nabonaga ko napfuye. Nabonaga ndahandi. Nabonye Yesu icyo gihe, nibwo naje kugira igihe mbona meze nk'uri kuva mu buzima. Mubona ari mu mucyo mwinshi, mbona umucyo mwinshi cyane utagira uko ungana. So rero arambwira nigewe Yesu, arampamagara, yampamagaye izina Daniel. Ni naho akenshi ryavuye nkimara gutanga ubuhamya, niho iryo zina rya Daniel ryaturutse. Ntabwo ari ryo ababyeyi bari barakwise? Banyise Dani. Then nkuze nibwo ibyo byaje kuba. Yesu arambwira ukwise Daniel. So rero akimara kumbwira Daniel, naje gukira, ngarutse mu buzima, ubwo nsimbutseho gato. Nkitanga ubuhamya, donc umuryango wose banyita Daniel. Hari nabo wabwira Dani ntibamenye uwo ari we, ariko bazi izina Daniel. So rero ubwo subi inyuma gato, nibwo yanyeretse, anyereka ari mu mucyo mwinshi. So arangije arambwira nigewe Yesu. Ndabaza Yesu ubwoko ki? Umwana w'imyaka 12 kumubwira nigewe Yesu. Nyine ntabwo nari nakamenya ubundi Yesu nindi. Arambwira nigewe Yesu, wa wundi wumvise mwitorero usengeramo bakubwiraga. Igihe icyo gihe nabikubwiyeho nasengeraga. Nakundaga ikitwa Jiya cyane, urabiza umwana, donc hari ambiance, kwishima, niyo kana rindi. Sasa
ubwo yaje kunsobanura kariwe ati ni Yesu mu mucyo mwinshi cyane ntago nabashaga kumureba kubera umucyo mwinshi numvaga meze ntago nabashaga kumureba mu maso bigiti so icyo nabonye cyo koza yanyeretse n'ibiganza arambwira ni Yewe anyereka aho yateye arambwira ni Yesu ati Daniel ndashaka kukwigisha no kuguhamagarira kujya kunkorera umurimo wanjye so aho rero yaranganirije anganiza ibintu byinshi so mu rugo urumva namaze iminsi 3 narapfuye bari kunshingura ubwo muri iyo minsi 3 harimo kumvana kwa muganga kuva muri morgue kuntwara mu rugo gutegura ibikorwa byose byo kunshingura abantu ba hafi twari dusigaranye donc bo mu muryango bagombaga kuba bahari urumva nyine niyo process yari imikorwa ariko ngiye yose nayibonye uretse kubyumva babimbwira icyo nabonye nicyo nibuka ubwo yaranganirije nibwo yampishuriye arambwira ndashaka kugutuma ukajya kunkorera umurimo wanjye hanyuma ambwira amagambo menshi anyigishamo n'ibitabo 3 igitabo cya mbere yanyigishije ariko uburyo yakinyigishagamo no kuvuga ngo ntabwo wicaraga mbwire asomera donc we yarambwiraga ngiye kukwigisha igitabo cy'ubuhanuzi ubuhanuzi niki ibimenyetso by'ibihe niki hanyuma akayita niba ari ukuvuga ngo agiye kunyereka ko Bosco wenda ari umuntu yasumye cyangwa yasutseho imbaraga ye mu gihe kizaza yahitaga amunyereka iyo mbaraga yigukorera donc nabibonaga nk'uri kureba televiziyo ariko nkabona ndi kure ahantu kure mu kirere donc hari umucyo mwinshi ariko nta bandi bantu ndi kubona ari uwo mucyo ndi kubona muri uwo mucyo akabariho mbonera ibyo byose nibwo yanyisobanuriye nyine anyigisha ibitabo by'ingenzi yanyigisha ibitabo bitandukanye ariko by'ingenzi yanyigishije ibitabo 3 ansobanurira ubwo muri ibyo bitabo ntago akakanya twahita tubiganiraho ngira ngo arabyumva bimwe ndi no kubyandika ansobanurira ikitwa ubutumwa bwiza uko buzakora mu minsi ya nyuma so muri ibyo bihe yaje kumbwira ati nguhaye impano zanjye kandi igihe cyose uzaba uri mu isi nzaba ndi kumwe nawe ati igihe cyose uzampamagara uzaba uri mu isi uzampamagara nzitaba nzaba ndi kumwe nawe hanyuma arambwira ati ntabwo ubutumwa bwawe nkubwiye kuba ubw'abandi wowe nkohereje nk'integuza genda ukora icyo ngutuma aba aricyo uzakurikiza navuyemo nyine ubwo ngaruka mu buzima ngaruka nsanga hari umuntu ndi mu biganza bye Imana imwakiri mu bayo yarigendeye ntabwo akiri mu buzima yari umusaza yari umumama w'umusaza witwaga Fabian abantu bamwe baramuzi cyane yari umuntu uzwi so ubwo yitwaga Reberata nyakwigendera hanyuma musanga mu biganza nkanguka mbona ndi mu biganza bye niwe twavuganye bwa mbere n'amagambo ya mbere avuga ko twavuganye ayo yogeye mu bwonko sinyibuka ntabwo nzi ko twayavuganye ariko wenda nyuma ngarura ubwenge nibwo byaje kuba bityo nyuma rero nsimbutse nkivayo natangiye kureba umuntu nkahita menya byose bimwerekeyeho nkamenya niba ari umuntu w'Imana nkamenya niba ari umunyabyaha nkamenya niba ari nyine nkahita menya ubuzima bwe natangiye kugira ikitwa icyo mu barokore bita kwirekwa cyangwa se yego kandi uri umudivantiste yego kandi ndi umudivantiste so byahise bimera bityo biba byinshi muri gi nahura n'umuntu nkamumenya byose nkahita mbimenya ahubwo nkasigara ndi kurwana n'umutima numva umutima umwumbwira bivuge undi umbwira ngo wibivuga barakwita umusazi cyangwa undi muntu so ariko naje kwicara ngira aho nicarana n'umubyeyi wanjye mama ndamuganiza turaganira mubwira ibyo yakoze akiri mutoya
kuko narabibonaga direct byahise biza nyine ntabwo nzi nakuze biza kandi uburyo nyine mu buryo butangaje nta handi hantu twari tubizi ariko ngewe numvaga biri kumbaho gusa muri ge nkibuka ko nyine nabonye Yesu byakoze gutyo mama amaze kubimubwira aratungurwa aravuga ngo nibiki si ibintu biki byaguteye atangira kwibaza byinshi ariko naje kumusobanurira ibyabaye byose hari indi torero nari nzi ryari iryo ngiryo nta n'iryo nari narumvise mu myaka yanjye ntaryo nari narumvise rindi iryo nari nzi nari narakuriyemo nararewemo n'iryo ngiryo natangiye nanone kuzura imbaraga yo kubwiriza mu mashuri hose nize nanyuze banyitaga Pastor Daniel nuko ndakura nyine ariko nkura mbwiriza cyane nkura mfite imbaraga zo kubwiriza ndi umwana muto ndibwara igihe kimwe nari umwana muto nigeze kuzenguruka u Rwanda hose nigisha mbwiriza nuko rero nakuze ndibuka hari igihe kimwe nigeze kuzenguruka u Rwanda nzenguruka ahantu hose mbwiriza ndi umwana muto cyane ubwiriza ariko mfite urabona icyo gihe nari mfite impano z'Imana ariko meze nkaho arizo zinkontorora ndi muri ya njyana y'umuvuduko ngira ngo urabizi hari ibyo bita Yesu utwarwa n'umuvuduko cyane w'ubutumwa nyine ku buryo ushobora no gukora amakosa anyway washoboraga no kwisanga ntakomeza nigeze kuzenguruka nigisha nyine nkurira muri ubwo buzima mba muri ubwo buzima ngira n'igihe nza kujya hanze ntangira kugenda ariko natangiye kugenda kuko nari ntangiye kumenyana n'abantu nyine bo mu bihugu bitandukanye rimwe na rimwe nza guhura n'abantu benshi bagiye batandukanye ari naho mwumviye ko naje guhuriramo muri izo ngendo zose nakoraga n'abantu bakoranaga n'imbaraga za kabarizme cyangwa se freemasonry niho abantu nibwo butumwa cyane cyangwa ubuhamya abantu cyane bamenyeho ndimo ndabutanga ariko nari naratangiye mbwiriza cyane rero mu badivantiste nakuriyemo nigishamo nkoramo inyigisho zitandukanye ntabwo wahuriyemo n'intambara kuko batamenyereye ibyo bintu byo guhanura no kwerekwa nari mfite uburyo nari narahawe n'ubwenge nanone n'Imana ku buryo nigishaga cyane inyigisho guhanura simbishyira imbere inyigisho za Bibiliya akaba arizo ninjiramo inyigisho yego guhanura simbishyira imbere anyway baje kugera igihe rero bamenya ko nabyo bindimo babimenye bamwe baranshyigikira bamwe baranshyigikira benshi cyane abandi ariko bagatinya ariko bakanyegera ku ruhande bati you are the man of God kubera idini bagera ahirya mu rusengero donc hejuru bati twe twarayobewe niba ari umuntu w'Imana niba ari umwana watewe na diamond can imagine anyway urumva nyine harimo benshi baranyumvaga kuko babonaga imico yanjye uko mbayeho inyigisho zanjye benshi zikabakangura zikabakoraho kandi igihe nigishaga ibintu niba nageraga ahantu Imana nyine ikaba ariyo impa inyigisho nigisha bigatuma rero nigisha ku bintu bibarimo cyangwa bihura n'ubuzima bwabo cyane ku buryo bamera nkaho batungurwa n'ibyo ndi kuvuga rero ni byinshi n'ubwo buzima nakuriyemo nza guhuriramo n'abantu nk'abo ngabo nko muri Tanzania narahigishije muri Uganda mu Congo sepake cyane narayigishijemo mu Kenya na Central Afrique naho nagezeyo donc ibihugu byinshi harimo nageze no muri South Africa donc nagenze nyine natangiye gukora ingendo nyinshi ngiye kurondora ngo nagenze aha ariko noneho nagize ingendo nyinshi
ni igihe nari maze kumenyana n'abo bantu bo muri kabare barakwinjiriye baravuga bati reka tuprofite uyu mwana afite ibintu bikomeye cyane tubibyaza umusaruro barabahanga n'ubusanzwe ni abahanga baba baratoranijwe iyo uvuze abakabari ntabwo abantu bumva ibyari byo ubwo iyo mpishe mba nanga kuvuga ya mazina yabo oya nta mpamvu yo kwihisha ko ari amazina bagomba kumenya nabo bita ni abafrimasonari so mu Rwanda abafrimasonari bameze nk'aho bihisha bameze nk'aho bihishira ariko muri ibi bihugu bindi ntabwo bihishira ibindi bihugu ntabwo bihishira rwose ariko no mu Rwanda barihishira ubu turabagira yes turabagira mu nzego zose z'ubuzima turabagira ariko mu kubagira abinaha nyine barihishira ariko bishingira bwite no ku muco wacu twe bw'abanyarwanda n'imiterere y'ukuntu twe duteye ubwo bakora gute kugira ngo hari umuntu uba ubyumvise bwa mbere akumva aba freemasonry akayoberwa imikorere yabo ubundi freemasonry yabayeho mu myaka ya kera cyane n'imyaka ya kera urumva naje kubamenya natanze ubuhamya wenda abantu bazabwumva cyangwa nzongerana nabusubiremo ikindi gihe ariko nabamenye twamaze igihe kinini tugendana dukorana rimwe na rimwe nari ntaranabamenya bambwira ko ari abafilozofi ari abascientifique kandi koko mu itangira ry'ibintu byabo uba utarabisobanukirwa uba wumva nyine ari filozofi bari kukubwira n'ibitabo byabo iyo utarabyinjiramo cyane hari n'ubwo ushobora gusoma ntugire ikintu na kimwe ukuramo ushobora kukwereka inyandiko zabo ugasoma ariko bikarangira nta kintu ukuyemo kubera ko nyine bazandika mu buryo busomwa bugasobanurwa babyandika mu cyo bita keycode cyangwa se keyword ariko bakoresha ijambo keyword ku buryo nyine bandika amagambo n'amaterime bo baziranyeho ndaguha nk'urubyiruko hari ijambo bakunda gukoresha ukumva bavuze nk'ijambo ngo amaniga noneho umuntu atazi ijambo ngo iryo jambo nta kintu nyine wakumva wasigara wibaza ijambo amaniga rivuze iki narishaka muri dictionary ukaribura ariko nyine abariziranyeho bariziranyeho nabo ubwo nicyo bavuga nicyo ndi kuvuga so rero batanga imyaka ya kera bavuga ubundi bwite ko batangiye kuva kuri Adamu yego niko bavuga bo niko inyigisho zabo zivuga bafite ibitabo byinshi nk'igitabo bafite ibitabo ntabwo nshaka kubyamamaza ariko bafite ibitabo hari nk'igitabo bafite kirimo interuro ivuga ko Adamu nawe baramwemera ko ngo yabayeho mu kubaho kwe ngo yari afite igitabo yahawe n'Imana ngo icyo gitabo kikaba cyandikwaga ngo shemafiloke ngo ni igitabo yasomagamo iby'ubwenge n'ubuhanga bwose bubaho cyangwa buzabaho noneho ngo ubwo yigomekaga ku Mana marayika umwe yaramanutse ngo amwambura cya gitabo kuko yari amaze kwigomeka ku Mana ngo afata bya bindi byose yari yarasomye mu gitabo atangira kubyandika no kubyigisha abana be urubyaro rwamukomotseho ubwo yari amaze kwirukanwa mu ngo bya Edeni aho rero abafrimaso bavuga ko ari bwo bwite bari batangiye kitwa kabare ubundi iyo tuvuga freemasonry ni ijambo ry'ejo bundi mu 1540 ubwo papa yari amaze kwemeza ishyirwaho ry'uwo muryango mu buryo buri very strong ariko ubundi batangiye kuva kera batitwa abamasone bitwa nyine bafite ibindi bintu bitwa byibuke bwite ubwo Moses yahabwaga amategeko ngo yaramanukaga agasanga bari gusenga izindi mana rero basengaga ngo bakoraga imigenzo ya kiyahudi nyine ubundi ijambo kabare mu cyongereza ni traditional
ubwo mu kinyarwanda ni imigenzo. Ndagira ngo abantu aho ngaho babyumve. Ibyo rero byabayo kuva kera mu bisekuruza bigenda bisimburana. Yesu yaje ku isi Freemasonry iriho ikora, kandi ibikorwa ntibyahindutse, ahubwo wenda byarushijeho kwidevelopa no byarushijeho wenda gukara no kugera ku ntego zabyo. So noneho muri Freemasonry habamo andi mashami cyangwa se izindi, yego habamo andi mashami, ariho muzumva bitwa ba Rose-Croix, harimo abo muzumva bitwa aba Mayikali, harimo abo muzumva bitwa aba Illiminati. Ariko Illiminati yo ni ranka, ntabwo ari ishami bigite ngo ni ranka, kuko wenda mu bisirikare by'ibihugu runaka habamo kuva kuri ranka ya mbere ukagenda ukagera kuri ranka 12. No muri Freemason harimo ranka kuva kuri ranka ya mbere ukagenda kuri ranka 12, ntabwo zirenga 12. No mu miryango ya Kiyahudi ni kuva ku muryango wa mbere ukagera ku miryango 12. So, niko ibintu byabo rero. Freemason yose ni kabari, ni ubupfumu bwa Kiyahudi. Bitandukanira he na Illuminati kuko abantu barabyitiranya? Illuminati, Freemason cyangwa byose biri muri Freemason? No, ni ukuvuga ngo Illuminati ni ranka ya Freemasonry. Ni ukuvuga ngo ujya muri Freemasonry ukaguka bagira icyiciro kimwe muri bafite imiryango myinshi bashamikiyeho. Ubwo nuko mvuze imigaragara hano muri East Africa cyangwa muri Afrika yacu izwi cyane, niyo ngiyo ya Rose-Croix, ibiki n'ibindi. Uko winjiye bagira aho bagukrasa bitewe n'imbaraga n'impano bakubonamo. Niba uri umuhanzi bagira aho bagukrasa, niba uri umubwiriza butumwa bagira aho bagukrasa, niba uri umu businessman cyangwa woman bagira aho bagukrasa. Donc nyine buri icyo ushoboye, uri umunyapolitiki bakagira aho bagukrasa, bagira aho bagukrasa. Ibyo byose urabyumva. Noneho ahubwo aho bagukrashije bagenda baguha ranka. Ukava kuri Gadina ukazamuka, no, uva kuri Suni ukazamuka ukagera kuri Gadina, ukazamuka ukajya kuri Grand Son, ukazamuka ukava kuri Grand Son ukagera kuri Grand Son Master, noneho ukava none kuri ukagera kuri Grand Master. Ubwo ni ibintu birebire kugira ngo imwe uyigereho, ntabwo byizana, urabikorera. Ukubikorera kandi bisaba iki? Ukora ibyo erega hari abantu bari kubyumva bakagira ngo ni ibintu byiza. Nagari byiza, nagari byiza. Abantu bari kubyumva bagahita banagira baba curious bakavuga ati ibyo bintu ariko we ko numva ari ibintu byo kwaguka ati nabijyamo, kandi atazi ko ari ibintu by'imbaraga z'umwijima. Turi ku mbaraga z'umwijima zikorera muri iyi si. Uvuga ngo ibyo ngibyo rero ntabwo ari ibintu byiza, urabikorera. Follow my rules, niko bakubwira. Rules zanjye ntabwo zivuguruzwa. Rules za Baphomet ntabwo zivuguruzwa. Niba kubwiye Baphomet, so ejo izi saha uzaba uri gusenga, uzasenga iki? Hari malayika wenda wo muri Merikire, buri munsi bafite abamarayika basengaho. Hari malayika wo kuri Merikire uzasenga kuri kuwa kabiri. Donc Merikire ni Mercredi. Mercredi ngira ngo abantu bari kubasha kumva. Merikire ni umubumbe, ni planete yo ku yindi igaragiye izuba, ngira ngo urabizi. N'abadayimoni cyangwa aba angels 8 baba bagomba gusengwa ku munsi. Donc ubu none natangiye kwinjira mu mabanga bwite ya yandi nari narasimbukaga, ndagira ngo tuyinjiremo bukebuke. So ibyo wamara kubasenga, bakakubwira uzavuga aya magambo ukayavuga. Ubundi wamara kuyavuga bagatangira bakakubwira okay, wamaze kuyasenga, noneho ejo bundi uzakora ibi, uzajya aha kurokrita abantu, uzajya aha gufata amazi y'imirambo mu kuyakoresha,
uzajya aha kugambanira ibi n'ibi donc bo nyine haba harimo ibikorwa byinshi kandi bibi gusa kandi buri tsinda riba rifite icyo rishinzwe wewe uri umuhanzi so ugiye kwandika indirimbo kuri ibi bintu ugiye kuririmba kuryamana muhuje ibitsina donc uraririmba indirimbo yawe ariko noneho urashyiramo abantu bari gusomana kandi b'abagabo babiri so urumva hari messages ugomba kuba uri gutambutsa iyo mission n'uyikora neza hari inota bagira amanota hari amanota baguha donc wakuzuza nyine amanota yagenewe ranka runaka iyo ranka bigendana n'amafaranga yes bigendana n'amafaranga ibintu byabo ni cash ni condition cash and condition ni ibintu bibiri nudakurikiza condition urapfa nibyo kwinjiramo bwo nibyo ntabwo biganirwaho iyo wamaze kwinjiramo no gukurikiza condition ibindi ntabwo biganirwaho ntabwo bakubwira ngo urakora iki uvuge ngo hoya ngenda kora hoya ntabwo ari uko kuri kora icyo bavuze nutagikora so ubu rero nyine ni uko nguko bakora ibintu byabo rero byabayeho kuva icyo gihe biva mu bayahudi byinjira hirya no hino ku isi muri Egypte birakomeza hirya mu isi biragenda biraguka ku rwego rukomeye batangira kwishakira imbaraga nyine urumva baba bafite imbaraga muri politiki hirya no hino ku buryo usanga ibikorwa hafi ya byose biba ku isi bagomba kuba babivuzeho batabivuzeho ntabwo byakunda kandi abayobozi babo ni nabo bayobozi usanga ari abanyibizinesi ba mbere ku isi bakomeye abayobozi muri firmaso bo ku rwego rwo hejuru usanga ari abandi bantu runaka rimwe na rimwe ariko utabimenya ubundi kuko umuntu aba mu kibina runaka ni nako firmaso nayo umuntu ashobora kuyibamo akaba no mu bundi buzima busanzwe niko bimeze kuko ujya gusenga mu rusengero ugataha ni nako ushobora kuba muri uwo muryango kandi uba no mu buzima busanzwe bwo hanze ni uko nguko bakora ariko nyine ibintu byabo byose babiri very secret ibyo bemera gushyira hanze rero biriya ntacyo biba bivuze ntacyo biba bibatwaye kuba bashyira hanze dufite logi masone wenda aha n'aha ni mu rwego rwo kwita ariko ntacyo biba biri bwongereho nyine amabanga yabo bwite y'indani ntabwo bayashyira hanze ariko icyo bemeye gushyira hanze nyine ntacyo kiba kigivuze kuri bo yego hanyuma rero ubwo ibyo bintu se watangiye kugendana nabo ugendana nabo ntago wari uzi ikigendererwa ariko bo bari bazi icyo bagushaka nuko ubwo rero wowe ntago byaje kukugabanya za mbaraga z'Imana zari ziri muri wowe urumva igihe icyo gihe narasengaga no kubamenya ntacyo Yesu yakubwiraga ati aba bantu niba bitandukanye Dani none se mu by'ukuri ntabwo byakugabanyije mu isi y'umwuka cyangwa Yesu ntabwo yakuburiye ugihura n'abo bantu ngo akubuze ukanguka munanira wenda kugira ngo uhure n'abo bantu mujye mugirana amagahunda menshi ese waje we kwinjiramo abo hari abantu bashobora gutangira kumutinya utubwire ukuntu ibintu bimeze urumva babyibuka imbere ya hose nkiri muri iyo myaka ngewe yambwiye ubuzima nzabamo kugeza igihe nzavira mu isi Yesu yakubwiye ko n'ibyo birimo byose birimo yarabimbwiye yambwiye ko hari abantu nzahura nabo bakorana n'imbaraga zikomeye ziyobora isi kandi ansaba ko nzabyandika kugira ngo ntazabyibagirwa ahubwo ikosa ngewe nakoze ubuzima bwanjye bwose kugeza uko buzarangira yari yarabinsobanuriye naranabyanditse ndabifite muri agenda yanjye ikosa nakoze ni ukutahita abo bantu mvumbura ko ari bo hakiri kare yego ni ukutahita mbivumbura ariko nanabamenya mpura nabo umutima wanjye wajya ushidikanya ku mikorere yabo kuko nabonaga ibintu bakora ko numva bihabanye n'ibyo Yesu yambwiye ko numva nyine nkumva ndabigiraho ikibazo kigeze kunsanga inshuro imwe arambwira Daniel
arambwira witonde. So, bariya bantu bari kugutwara mu isi y'umwijima. Ariko noneho yabimbwiye naramenyanye nabo. waramaze kumenyana nawe kubiyambura ubona kugira ngo ni ukunkoresha wenda ibyaha n'abantu nyine bajya mu byaha niko ngine bitekerezaga ko ari uko badakijijwe neza, ariko si cyo yavugaga. Natekereje bihwanye n'ibitekerezo byanjye, yego, cyangwa se n'igihe nari ndimo, cyane ko wabonaga n'akanyungu kabona bikaguhuma amaso. yego yego. Rero nabayeho gutyo nyine, abinyibiraho ibanga. Ariko noneho bo kuko bari bazi ko Yesu baba bareba, bari bazi ko cyane mbana n'Imana ku rwego rukomeye, banyimaga igihe cyo buriya kugira ngo Imana ivugane nawe cyangwa ikorane nawe ku buryo buhagije, bisaba kuba ufite umwanya wo kuba utuje muri wewe imbere, ufite amahoro ya Yesu, ufite urukundo rwa Yesu, nyine ubona umwanya wo gutekereza ku Mana, ubona umwanya wo gusoma Bibiliya cyangwa se wo gusenga, ubona umwanya. Bo ikintu bakoze rero n'abahanga nabo barabirebaga, kandi imbaraga zabo zabashaga kubereka ko muri ngewe hari amabanga y'Imana mfite kandi mbitse. Byatumaga rero bakora ikintu kimeze gutya. Ubu nibwo ngitekereza nkibuka isi nabagamo, nkavuga kweri Imana iraruhura, nkavuga abantu barimo bararusha, bakeneye ubutabazi buva ku Mana gusa. Bakoraga ikintu kimeze gutya. Ngewe nari nzi ko ariko bakire bose babaho, ntabwo twaryamaga ngo dusinzire. Iyo twabaga turi kumwe anyway, twagendanye, bagiye mu nama, nyewe simbizi, nzi ko hari inama za business, kumbe n'inama za gifrimaso. Noneho ikintu cyabagaho ntabwo batumaga nsinzira, barambwiraga soma iki gitabo, ngasoma. Nagira ngo no nta kunanira wowe, ugomba kuba umuntu uri very strong mind, nta kunanirwa, wananiwe gute? Soma. Nkasoma, then ubwo bari muri izo nama nasoza bakampa ibindi, ukora ibi. Anyway, nyine nahoraga iteka kandi bize kandi mu bintu bidasobanutse, nta gutuza. Twagira igihe cyo kuryama, ntabwo twaryamaga. Ibi bintu ushobora kubivuga abantu bakavuga ntibabyumve vuba, ariko ntabwo twaryamaga. Nyine twabagaho mu buzima buri ntabasha gusobanura. Ubutabona ko bwishimye, yes, bufite amafaranga kandi menshi, ariko butishimye, ku buryo duhora turi kuri pressure. Nabo nkabona bahora kuri pressure, bari kwiruka, dufite akazi kenshi, turi mu bintu tugahora twiruka. Twakoze ingendo aha, twagiye muri ibi, twagiye mu nama aha, bagiye ku training ibi n'ibi. So urumva namaze namenyanye nabo 2017 mu mpera hagati y'ukwezi kwa 11 n'ukwezi kwa 12. Kuva icyo gihe nabamenya, twatangiye kuba in touch cyane, ku buryo nyine umwanya wo kuruhuka gihe ubwange bakoraga uko bashoboye ku buryo uwo mwanya ntawugira, utari buze kwitekerezaho no kubona umwanya wo gusabana n'Imana, wo gusenga. Uwo mwanya waragiye uva mu kipe, ugeze uranabura. Ugatangira nkajya nkumva nkeneye kwegera Imana, nkumva umutima urabishaka, ariko umutima wundi ukangera ukanyongorera, ukamenya ariko naho uri gukorera Imana. Kumbi ijwi umutima wanyongoraga yari uwa shitani, wo kugira ngo ntakomeza gutekereza cyane ko nkeneye kwegera Imana. Kuvuga okay, Imana buri ibyo yantrainizemo nyine nibi ndi gukora. So twabayeho rero tudasinzira, byageze aho rero bigiraho birananyandura, nange ntangira kubaho ntakigira ibitotsi. Kaba namara ibyumweru 2 ntararyama n'ijoro rimwe. Yes. Umutwe nturwara umutwe? Kandi urumva ngewe mwitangira nabanje kujya mbabara umutwe mo hano gutya, nkumva harambabaza, hari utunini bagiraga bakagutunini, utwo tunini two ndibwira ko no mu buzima bwo hanze twaba duhari, uretse ko ntaheruka gutubona. no tunini twihariye bagira, uhita
umutwe witukira ukigasomaho direct so noneho byagendaga bite rero ubwo ntarigiye babonaga bakabona ari kwikanda gutya ku mitsi urumva nyine nibwo nari ngitangirana nabo ariko bo bwari ubuzima bamenyereye kandi kuko bo bwari ubuzima bamenyereye baratangira barambwira wumva ufite ibitotsi jya usoma kano kanini wumva umutwe uri kukubabaza soma kano kanini mbona nabo barabikoresha nanjye ntangira kudukoresha ndatubabona nabo bakanatuma nyine nkabona ko ari ntitwari binini nyine bisanzwe ariko tuba ari utunini dutoya ku buryo kamera kaba gasumba isaroho gato wakamira kamwe gusa kakagendana n'umutwe ukaba muzima ibitotsi ukabibura ntabwo wagongera gusinzira ubwo nyine tubaho gutyo ngeraho noneho nabo ntabwo basinziraga oya ntabwo basinziraga babaga bafite inshingano nyinshi rega none se twahoraga mu ngendo bari mu kazi kenshi bari gufungura loge masone Kinshasa bari gufungura hari abantu b'abanyamuryango bashya bagomba guha amahugurwa Kinshasa so bavuye Kinshasa next week bazaba i Nairobi so hari abanyamuryango bashya bagomba guhereza trainings so twavuye muri training z'aba businessman twagiye muri training za pastorisme so nyine n'ibyo bintu akenshi za training wabonaga zibera nka hehe hafi y'amazi cyangwa mu mujyi ndani cyangwa zaberaga batrainingaga abanyamuryango babo zagombaga kubera muri loge masone cyangwa iyo tuvuga loge masone ntabwo ari loge zisanzwe ahubwo inzu bo bakoreramo imihango yabo n'amasengesho yabo bo bayita loge masonique ni nka tempo yabo urusengero rwabo ni tempo ni tempo nk'abantu bari hirya no hino ku isi hari aho muzajya mubona mukabona handitseho ngo Masonic Temple, Freemasonry Temple, na Temple abantu ntabwo uretse hano mu Rwanda nta handi hantu biri secret biri public ku buryo insengero zabo nyine ari nacyo nita cyangwa bita loge masone nyine biba biri ahantu hagaragara ntabwo biba biri ibanga rero bakajya gutraininga abantu babo bagomba gukora akazi nyine mu nzego zose z'ubuzima abacuruzi abaki bose abapasitori twihuse rero tuze tugere uvuze ku bapasiteri n'abapasiteri se bajyamo hano nkigira ku bapasitori bajyamo rwose ahubwo se batagiye ku bapasitori ubwo bajyahe niho bafokasinga so intego yabo kugira ngo bayobye pasitorism bagira imisozi 7 bagomba kwigarurira 7 yego muri iyo misozi 7 habamo ikitwa religion muri iyo religion rero so bayishyiramo yo imbaraga cyane ndetse yego n'ahandi hose baspendingamo amafaranga ariko religion yo bayigiraho umwihariko kuko niho bakura ibitambo mu bitambo byo gutambira bafome ni iki ni ikigirwamana cyabo ariko ngewe ndavuga ko ari satani ariko nyine bamukuyeho izina Lucifer cyangwa bamuha akandi kazina keza abantu badatiye yego bati batazajya gahamura abantu yego noneho uwo rero Baphomet no kumuvuga gutyo gusa ndi umufirimaso mbaye ndiwe kamuvuga gutyo gusa bankoze ereri ikomeye cyane ntabwo mu masone apfa kuvuga Baphomet bisanzwe haba hari uburyo hari amagambo abanza kuvuga mbere yuko avuga Baphomet nkuko abayisilamu bajya kuvuga Muhammad bakabanza bakavuga Imana imuha amahoro n'imigisha nabo hari amagambo banza kuvuga kugira ngo bemererwe kuvuga Baphomet muri pastorism rero nigeze kuvuga ko birefera cyangwa se bakoresha cyane amagambo yo muri kabari imihango imigenzo yo muri kabari kabari rero igira abamarayika 72 ikagira abamarayika 4 bahedinze abandi cyangwa se
yes reka mbivuge gutyo. Hanyuma rero muri pasitori abo bamarayika Bibiliya iratubwira ngo mu ijuru habaye intambara, haboneka abantu bari ku ruhande rwa Lusiferi, haboneka abantu abamarayika bari ku ruhande rw'Imana n'abagiye hagati. Baravuga bati twebwe ntabwo turi burwane, uruhande ruri butsinde nirwo turi bugeho. So baratsinzwe, Satani yaratsinzwe, Lusiferi yaratsinzwe mu ijuru. Marayika Gaburiyeli amwoherezanya na za ngabo zose, Mikayeli amwoherezanya na za ngabo zose zari ziri kumwe nawe. Bibiliya irabitubwira mu byahishuwe ngo yamanukanye 1/3 cy'abamarayika bo mu ijuru. Noneho hari abandi bamarayika babandi banze kurwana, bati twebwe turajya ku ikipe yatsinze. Nabo marayika araboherezanya, mwese mugendana, baragendana. Noneho Satani yarababwiye okay, mwanze kunyegera ngo dufatanye urugamba, twari gutsinda, simbashaka hano. Abo ntibaheze mu kirere. Yego, baragiye bahera mu kirere. Bahita batangira kujya kuri za Mars, Jupiter, Venus, Neptune ni Neptune. Yes, yego nk'ibyo ntago mbizi. N'ama planete bahise bajya niya myuka yagiye mu kirere, igenda ijya kuzenguruka kuri ya ma planete yandi akikije izuba. Satani we rero yaje kwisiriho ikiremwa muntu, ariho rya jambo dusanga muri Bibiliya rivuga ngo wasi ugushiriza, ngo kuko umwanzi Satani akumanukiye, ngo kandi arabizi ko afite igihe gito. Rero ni ukuvuga ngo abo bagiye ku yindi planete nibo abapasitori bifashisha. Aba rero nibo Bibiliya yageza iravuga ngo donc baje kugera igihe bagirana imikoranire na Satani. Urumva bose bagombaga gukora mu bwami bumwe. Bati twebwe rero turacyafite ubushobozi bwo kwigira abamarayika b'umucyo, ariko nubwo dufite ubushobozi bwo kwigira abamarayika mu byo, ntabwo tuzasubira mu ijuru, twaraciwe. So tugomba rero kunga ubumwe, bakigira abamarayika b'umucyo. Yego, nibo bitwa abamarayika b'umucyo. Nibo bitwa abamarayika b'umucyo. Bibiliya yavuze ngo bazigira abamarayika b'umucyo, bayobye n'intore niba bishoboka. Babandi baheze mu isanzure bari banze gufatanya urugamba na Satani. Noneho Satani yamanuka ati simbashakana, mugume iwanyu. Bo baragiye rero bakora iki? Baragiye baguma mu isanzure. Iyo abapasitori bari mu nsengero nibo bifashisha, bamwe ntago ari bose, ni bamwe na bamwe nibo bifashisha. Bigenda biterera aba bamarayika bakora bati. Ni ikiganiro hari gishobora kudutwara umwanya munini, ushobora no kuzasubukura. Baragiye bafata baba dayimoni b'umucyo cyangwa se baba marayika b'umucyo, bambaye umucyo ariko atari umucyo uva ku Mana. Bashobora kuza nyine bagakora ibikorwa byiza ariko inyuma biherekerejwe n'ibikorwa bibi. Ndaguha urugero, bampaye mission y'uko ngomba kuza nkashinga organization, ariko organization igamije kwigisha wenda abana mu ishuri, kwigisha abantu ibikorwa byiza, ariko muri abo bantu nigishije nkahindukira, bamwe nkajya mbatambira Satani, bamwe nkabaha Baphomet akabica. Abo rero babitanga, barabikora cyane, nibo batanga ubwo bushobozi. N'abapasiteri mu gihe cyo gusenga, buri munsi haba hari abamarayika 8 bo gusengwa. Niho umuntu ashobora kwicara akamara isaha, amasaha 2, amasaha 3 ari gusenga isengesho ridacika, avuga marayika Zefanyeli, marayika Bariyeli, marayika n'abamarayika bahedinze abandi, n'abamarayika bageze kuri bundi bigabanyije mu matsinda 9. Muri ayo matsinda 9 n'abamarayika 72. Uko ari 72 mu matsinda yabo 9, buri tsinda riba rifite umunsi ritegetswe gukoraho. Buri tsinda rifite umunsi ritegetswe gukoraho. So noneho rero bahedinzwe n'abamarayika 4. Marayika bigabanyije mu matsinda 9,
bakorera mu isanzure bakora bate rero baba baramubwiye ngo hari keyword nakunze iki kintu kakivuga hari icyo bita keyword agomba kuba afite ijambo ry'urufunguzo hari igihe uba usanga ari rya rindi ngo shikarabababa robo ya kakakaka nyine ni ya magambo aba ari keyword aba akubiye hamwe inyuguti zitangira abamarayika cyangwa abamarayika b'umucyo ari buhamagara uwo munsi ari gukoresha cyangwa we yahawe gukoresha bitewe n'itariki we yavukiyeho n'igihe abo bantuza abo bamarayika bashinzwe gukoraho izo ntabwo ari indimi z'umwuka wera zavutse kuri Pentecote ya yindi Yesu yerekanyeho wazitandukanya gute ziratandukanye wazimenye iyo umuntu ari kuzivuga wabimenya yego izi ngizi ziranigishwa izo bavuga gutyo nyine baramubwira marayika dayimoni y'uyu munsi twebwe twahawe gukoreraho ikora gutya amazina yitangira keyword yaduhaye ni iki noneho niba yaramuhaye robo ya kakaka ugasanga nyine niryo jambo avuga nta rundi rurimo agira urwo ni urugero ariko ntabwo usanzwe ubizi indimi bakoresha ni amakiwodi nyine ariko yose arangizwa n'ijambo rimwe aratangira rababa roboya noneho agasubiza kuri akarisubiramo kenshi byose asozwa aho ngaho ari guhamagara nyine donc aratangira avuga utundi tuntu akarangizwa n'ijambo rimwe ya nyuguti imwe ya nyuma yisubiramo inshuro nyinshi nuko nguko izo ndimi ziba ziteye yisubiramo inshuro nyinshi iyi nyuguti imwe yisubiramo inshuro nyinshi haba hari n'umubare runaka iba igomba kwisubiramo n'inshuro runaka nyine ni ibintu harimo n'ababyisangamo bahuye n'abapasiteri babirimo akisanga ngo ni umwana wa runaka uwo runaka ari kuvuga we azi ibyo akora ibyo ari byo undi nawe bagahita batangira kumubwira uburyo agomba kubikora agomba kuzajya akoresha iyo myuka yo mu kirere kandi koko ese barabimubwira bati iyi ni imyuka yo mu kirere uyu baramubwira ni abamarayika ugomba gukoresha abamarayika ukabategeka niko bamubwira ariko si abamarayika w'Imana ntabwo twebwe dutegetswe gukoresha abamarayika dutegetswe gusenga Imana igakoresha abamarayika izo ni ingabo z'ijuru ntabwo ari ingabo rero kubwira abo iyo avuze gutyo bo niba ahamagaye marayika wo gukora ibitangaza wo gukiza indwara haba hari babadayimoni bo mu isi bateje za ndwara wibuke Yesu ubwo yajyaga gukiza indwara yabwiraga dayimoni w'iyo ndwara yategekaga umwuka w'iyo ndwara ati nirukanye dayimoni y'uburwayi iyi niyi dayimoni gasohoka ya dayimoni babadayimoni bo mu isi nabo 72 bahedinze imitwe yose y'ikuzimu nibo baba barimo abateje indwara noneho we ahamagara babadayimoni bandi bo mu kirere biyisa abamarayika b'umucyo bakaza baje gukiza ya ndwara yatejwe n'abadayimoni rero ntabwo baza baje kuyikiza ni ukuza gusa bagaha sinyare babadayimoni bakibwiriza bakagenda babandi abo rero bafite n'imbaraga zo gutegeka n'iyi myuka yo mu marimbi y'abazimu n'abandi bakaba bakuvamo yes ibyo ngibyo barabikora yo mu marimbi imyuka y'abapfuye icyo bita abazimu cyangwa n'ibindi ariko abazimu ntago ari abantu ntago ari umwuka w'abantu bose ni abantu nyine babuze roho barimbutse habaye hariho roho yarimbutse nyine iba irazerera ifite uburyo ifatwa n'imbaraga z'umwijima za zindi zo mu ibyo nabyo ni ikindi kigisho hanyuma rero uburyo bikora iyo amaze kuvuga ayo magambo abantu banyumve ibintu biri mu bitabo hari nk'igitabo cya Profete Placide Masese nawe nabonye yarabyanditseho no mu Kongore so hari n'ibitabo biri kuri Amazon biri kuri Amazon hariho inyandiko nyinshi noneho zitakiri n'ibanga zibisobanura rero uburyo ibintu biteyemo iyo bamaze guhamagara abo badayimoni uwo dayimoni araza agakora yakiza indwara muri gewe nkavuga ni Imana ibikoze ariko hari ikintu kimwe idashobora ntabwo nshobora guhinduka mu mico niba ndi indaya uburaya bwanjye ntabwo burakurwaho n'iyo dayimoni y'umucyo cyangwa se marayika w'umucyo ndaba indaya kabutwi
kandi ningera mu rusengero nkore n'ibitangaza abantu biture bumirwe. Ikindi bagira angre cyangwa se impande enye bakoreramo bitewe n'igihe wavukiye cyangwa se n'icyo baguhaye gukoreramo. Enye bagira igice cy'umuriro cyangwa se bagira imbaraga z'umuriro, bakagira imbaraga z'umwuka, bakagira imbaraga z'amazi, bakagira n'izindi mbaraga, ni imbaraga enye, imbaraga amazi, umwuka, umuriro. Ndumva inina nyibuka hafi ndahitanye kubwira, ariko izo uko ari enye bazikoreramo. Izo harimo umwe ushobora kubona yarahawe imbaraga z'umwuka ku buryo ahuha muri microphone ngo umuntu wa mbere umwegereye akagwa hasi kugenda ukagira ku wa nyuma, cyangwa agafata nka telefone akayihuha akayikunagaho. Imbaraga z'umuriro z'umwuka z'uwo mwuka wumva ikintu cy'ukuka kikagukubita, ariko kikubita roho yawe, roho mo imbere yawe ukahita uta ubwenge. hari igice cy'ubwonko gito cyane ariho gituma nyine Imana ikorera muri twe, ivugana natwe, igendera muri, donc igice cy'ubwonko kiduhuza n'ibiremwa by'umwuka, ari cyo Imana inyuramo nyine ivugana natwe. Kiba imiterere yacyo iyo iraza igafatamo hano mu bahanga bo muri biology niko babigaragaza. No muri sataniste niko nabo barabizi, aka gace barakazi cyane, kibamo hano. Noneho nico bo bahindukira bakakita ngo n'ijisho rya gatatu. Rero izo mbaraga ziza zigukubitamo hano mu gahanga. Niyo mpamvu iyo bari no kugushyiraho ibirango byabo bareba ka gace kagoza n'ibiremwa by'umwuka, akaba ariho bagusiga amavuta, akaba ariho bagusiga ibindi bintu, yajya no kugusengera kugira ngo witure hasi agafata. Aramutse afashe ku nda ntabwo wakwitura hasi, akubitamo mo hano muri ako gace, kuko niko kahita gahereza sinyari ubwonko bwose, kohereza sinyari zimeze nk'umuriro. Ariko aho ngaho yes, twari turimo turabaza, turi kukubaza tuti ese hano mu Rwanda ubona hari abakozi b'Imana baba bariyo, wabamenyera kuki kugira ngo urega abantu b'Imana batazayoba? Ariko Yesu we utari wansubiza, hari ikimenyetso yavuze ni kimwe gusa, ati muzabamenyera ku mbuto bera. Wowe ufite ibindi bimenyetso? Ntabwo ntandukana n'icyo Yesu yavuze. Satani afite ubushobozi bwose bushoboka bwo kwigana impano z'umwuka, gukora ibitangaza, kuvuga indimi nyinshi n'ibindi nk'ibyo. Ariko ikintu adashobora ni kimwe, no kwigana impano z'umwuka, kwigana imirimo y'umwuka. Urukundo ntarwagira, ntabwo yabyigana. Ibyo imirimo y'umwuka ntayagira. Ibindi byose arabishobora. Imbuto z'umwuka nizo adashoboye, ntabwo azishoboye. ibindi byose akabipirata, yabipirata. Urumva bivuze neza, ni pirate. Rero ngiye kuvuga ngo hano mu Rwanda ngo hari abantu ngo barimo, ngo yes barimo, natanze ibimenyetso. Nubona ibimenyetso ngewe ntabwo mbivuze kuko abantu banyumve neza. Ibi bintu ndabizi cyane, ariko nabinyuzemo, ariko ntabwo nje kurwana n'abapasiteri babirimo. Bafite uburenganzira bwo kubijyamo, bafite n'uburenganzira bwo kubivamo. Ni amahitamo. Kubivamo wapfa kubivamo gutyo? Ngewe nicyo nivugiye. Abaye yabivamo ntibamuhitane, abaye yabivamo bakamuhitana, ni uburenganzira. Ntacyo yapfira muri Yesu abivuye, yapfira muri Uriyeri. muri Uriyeri oya yabihakanye, ubwo urumva aba yanze gukorana na Satani. So hano rero bavuge gutya, nuvuga ngo barahari kandi natanze ibimenyetso. Nimvuga ibi, ba pastor, ba bishop,
abantu mwese munkurikiye ntabwo ngiye ndi kubarwanya kibe sinkeneye umwanya mu rusengero ndi kuburira abantu b'Imana n'udashaka kunyumva it's okay nta muntu mpatiriza kunyumva nta n'umpatiriza ufite uburenganzira bwo kubyumva cyangwa ukareka kubyumva sina ngombwa niwumva ntacyo bikumaririye ntacyo uzabibwira ariko noneho hari ikintu ushobora kwanga ntugire aho uzahurira nacyo hari n'icyo ushobora kwanga kucyumva ukacyanga kandi n'ubundi uzahura nacyo cyangwa se ingaruka zacyo zikuriho cyangwa zizakugeraho vuba cyangwa kera ikiza ahubwo wenda ntabwo nkubwiye ngo byumva ubyemera 100% byumva ukora ubushakashatsi bwawe nusanga ibyo navuze bitari ukuri wemerewe kubihakana barahari benshi kandi kunteye ubwoba barahari benshi nimvuga benshi njye ntabwo mbavuze ku bapasiteri gusa bavuze no mu bindi byiciro by'ubuzima ariko nituvuga no kuri abo ngabo abapasiteri noneho abashumba b'ukuri bari authentique abakristo bazabamenyera gute bazabamenyera kuki ibirango byabo nabivuze n'ubu hari ibyo ndi gukomeza kugenda nigisha mbisobanura bagira indimi zabo buryo ziteye indimi zabo zirigishwa ntabwo ari indimi zizanwa n'umwuka ngo zikwinjiremo zirigishwa kandi uko pastor usanga ururimi rwa pastor cyangwa bishop cyangwa prophet avuga mu rusengero ari narwo rurimi n'abakristo bose mu rusengero bavuga nuko kibaza nyine bose bavuga ururimi rumwe rw'umwuka ni robobo ya shashashasha ni robobo ya kakaka nyine ni ururimi rumwe so ibyo rero ikindi bagira symbols mu rusengero rwabo ntabwo izo mbaraga zishobora gukora hatarimo symbols ibyo bintu ntabwo byakunda symbols zabo ziba zigomba kuba zihari ibimenyetso nibibahagarariye cyangwa n'ibimenyetso biba bigomba gukorana n'izo mbaraga izo symbols nkuko tuhasanga amafoto cyangwa ushobora kuhasanga ari indabyo ngo ni imitako ukabona ni imitako isanzwe ariko ni imitako ifite ikisobanuye muri kabalisme ni imitako yemerewe gukorerwamo n'imbaraga za kabare noneho baba bafite ibirango byinshi wenda tuzabigarukaho mu kiganiro cy'ubutaha nibumva indabyo ntibagire ngo ahantu hose hari indabyo niko ariko bimeze abantu babyumve neza ahubwo birasaba ngo bazadukurikirane ubutaha tubabwire ibimenyetso biharanga bwite ibyo ari byo nimbivuga nta n'umwe ngamije gutera amabuye kuko nta n'icyo binyungura ntacyo binyungura bwewe ndi kuburira abantu b'Imana gusa ibindi ntacyo ntabwo nje gushaka imyanya y'ubupasiteri ngewe ntabwo ndi gushinga idini ntabwo nkeneye abakristo so kandi abantu ntibavuge ngo ngewe ntacyo ntunguka kindi ni ukugira ngo ubwoko bw'Imana gusa umenye ukuri nuko hanyuma se ubundi urumva nk'umuntu ashobora gusigarana ikibazo akavuga ati ariko se wavuyemo gutatu uvuyemo abo bantu utandukanye nabo nta mijugujugu wahuye nayo nta byangiritse nta byapfuye kuri wowe aho ngaho niho ndashaka kugira ngo dusoreze none uraza gusoza unadusengera mvuze ngo naba narahombye bikeya naba ngiye kubeshya nabuze hafi buri